uyu munsi turaza kwiga igitabo cya Yuda. Umutwe w'ijambo uravuga ngo le secret d'une vie bénie, cyangwa ibanga ry'ubuzima. Ibanga ry'ubuzima burimo umugisha. Ibanga ry'ubuzima burimo umugisha. Ntabwo ari ubuzima bwa bose burimo umugisha. Ibanga ry'ubuzima burimo umugisha. Le secret d'une vie bénie. The secret of a blessed life. Kavuti, I'm blessed. Uko Yakobo yabivuze. Dashidikanya. Ibimenyetso by'ubuzima bufite umugisha bikagaragara. Ubuzima buzira kwiganyira. Ubuzima buzira impagarara mu mutima. Ubuzima buzira amarari y'iby'isi. Ubuzima buzira guhangayika mu mutima. Ubuzima buzira umururumba w'iby'isi utajya ushira. Ubuzima bunyurwa n'ibyo Imana itanga. Ubuzima Satani atavogera. Ubuzima bwizera Imana kuruta ibindi byose. Ubuzima bunezererwa Imana. Ubuzima butifuza iby'abandi. Ubuzima bugaragaza igikundiro cy'Imana. Ubuzima bwiringira ibizaba Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ubuzima butanga nk'uko Imana nayo yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana we w'ikinege. Ubuzima nk'ubwo, une vie qui se donne et qui donne. Ubuzima bwitanga bukanatanga mu by'Imana iba yabushizemo. Bene ubwo buzima rero, ubuzima buzira ubugugu, kuko biravuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi yabakunze cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazarimbuke ahubwo ubugingo buhoraho. Donc l'amour, il est fait pour se donner et donner. Urukundo rugizwe no kwitanga no gutanga. Niyo mpamvu Imana ngo yakunze iratanga. Niyo mpamvu Yohana avuga ngo bana bato nimugakundisha iminwa gusa, ariko bikavuga ngo mwigane data wa twese wo mu ijuru nk'abana be akunda. Murumva rero turacyari kure. Nureba amagambo yose navuze ugasuzuma ubuzima bwawe, urasanga yuko target ntabwo urayigeraho. Urasanga ko ubuzima buracyari kuri roundabout, kuri rond point. Burazenguruka. Ntibujya Kacyiru, ntibujya Kanombe, ntibujya mu Kiyovu, ntibujya Nyamirambo, buguma buzenguruka gusa nta cyerekezo. Kandi iminsi yadushiranye. Ngo dore, Yeremiya avuga ngo dore imeshi irashize ntituragakizwa. Niko Yeremiya avuga. Iki irashize ntituragakizwa. Kubera iki? L'été c'est pour moissonner. Ngo l'été passé ne sont pas sauvés. Ntabwo twasaruwe. Igihe cyo kizwa cyaradutambutse. Ni Yeremiya aravuga. Nuvuga ngo ari igihe tuzavuga ngo igihe cyaradutambutse nitwabimenya. Kumbe kiriya gihe cyari igihe cyiza cyo gukorera Imana. Cyari igihe cyiza cyo kugendana n'Imana. Cyari igihe cyiza cyo gufata ijambo ry'Imana akaryohera ubuzima bwanjye. Ariko icyo gihe cyaratambutse nk'uko ku cyumweru twayibonye yuko ari ibintu bibiri muri physique, la flèche du temps et le cours du temps.
ngo iyo ibintu bigiye ntibigaruka, igihe iyo kigiye ntikigaruka. Yeremiya 8:20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Amen. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Et mauvais. The harvest is past, the summer has ended and we are not saved. Kuko ibihe byose ntago byitwa impeshi, ntago byitwa iki. Ibihe byose ntago ari ibihe byo gusarura, ari ibihe byo kubiba, hari ibihe byo gusarura. Hano biraturamena ku byo twize ku cyumurereka. La flèche du temps et le cours du temps. Ibihe iyo bigiye ntago byongera kugaruka ngo bihindure ibyo byari byahuye nabyo. Donc l'état des choses ne change pas quand le temps est passé. Nta musaza yongera kuba umusore kubera yuko flèche du temps ntibyemera. La non réversibilité des phénomènes. Donc l'irréversibilité des phénomènes. Nta musaza yongera kuba umusore. Mugeze mubibona mubwe bishoboka kuko ni flèche y'ibihe biragenda ntago bigaruka inyuma. Et le cours du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire les instants du passé ne peuvent pas revenir. Les instants nk'ibi turi mu mwanya ejo bizaba ibindi, nubwo bizitwa kwa gatatu ariko ni ibindi. Nubwo tuzongera gura kwa gatatu muri ishuri rya kwizera ariko ni ibindi bizaba bihari. Ibyo bintu bibiri rero abantu ntago babyitaho, iyo bamaze gupfa niyo bamenya ko bataye umwanya wabo. Donc ça il faut vraiment kubimenya. La flèche du temps, ça veut dire dans le futur on ne peut pas retrouver le même état des choses qu'on a connu dans le passé. Dans le futur c'est autre chose. Ngo ejo hazaza ntabwo wakongera kugaruka ngo hahindure uko ibintu byasaga, bishoboka. Et puis le cours du temps, ntabwo wagarura ibihe runaka wabayemo muri kahise cyangwa mu bitagihe, ntibishoboka. Ntibishoboka nubwo warira gute. Mwabizi nkanye sinshobora kongera kuba umwana ngo nongere nkine mabiye murayazi, ntibishoboka. Aya magambo ya Yeremiya ni ubuhanuzi yereka. The harvest is past. The harvest is past. The summer is ended. Iki yashize. And we are not saved. Ntago turakizwa. Nuba igihe cyo gukizwa cyaturenze, cyadutambutse. Hari igihe tuzavuga ngo ya ataye umwanya wanjye kuko ntago nigeze nkora ibyo Imana ishaka. Uwo muntu atazicuza gusa ni umuntu akora ibyo Imana ivuga. Na niko twasomye murabyuka mu rwandiko rwa mbere wayo ngo ukora ibyo Imana ishaka ahoraho iteka ryose, ko ntabwo yicuza. Rero ibanga ry'ubuzima burimo umugisha nibyo dushaka kureba. Mbere ya byose tubane turebe Yuda yarinde kugira ngo twizere ibyo yanditse. Uyu munsi abantu benshi bari batakaza umwanya wabo mu masengero no mu madini. Tumwanya wawe kuko nimba ubuzima budahinduka, nimba ijambo ry'Imana rishobora mu bikorwa, mushaka ko Imana inyuze umugisha he? Ce n'est pas la présence ou le présentiel, la présentielle qui compte devant Dieu. Nawe uvuga ngo nari mpari
ntabwo ari icyo Imana ihagazeho. Wari uhari se byamaze iki? Ese ijambo wumvise kugeza uno munsi ugejeje kuri shyira mu bikorwa? C'est ça qui intéresse Dieu. Icyo ni cyo Imana ibaza. Ese ijambo wumvise kugeza uno munsi ugejeje mu buzima bwawe kuri shyira mu bikorwa? Ntabwo ari kuba uri présent utari présent, non, c'est pas ça l'essentiel. Murabyumva? Iri jambo Yeremiya 8:20 mubyandike kugira ngo isarura ntidushira tutarakizwa n'iki nirishire tutarakizwa, kuko hari ibihe byo gukizwa, hari n'ibihe ushaka kiza ntukabone kuko wagasuzuguye muri cyagiye Imana yakazanye. Vuga ngo rero ni ibintu Mukara aduhamagara kutapfusha ibihe byacu ubusa. Mu gihe ubonye uri muri iyi si, menya impamvu uhari, menya impamvu wowe utagiye nk'abandi, menya impamvu wowe uhari uyu munsi. Ni kuri iyo mpamvu Yuda, muzi impamvu igitabo cya Yuda aricyo kiri imbere y'ibya Yohana? Kuko batayishize ahandi muri biro yawe. Yuda wamusanze he? Akurikirwa niye? None kubera iki? Yuda nicyo gitabo cya 65, kuko ibya Yohana ni igitabo cya 66. Voyez, l'Apocalypse c'est le 66e livre de la Bible, du canon biblique. Il va vous dire canon, mu byari cyo nabari canon yandi yo kurasa. Canon ni igipimo cyemeza ibi bintu ko ari impamo. Voyez. Donc le canon biblique, igipimo cy'Imana yashize mu bantu yatoranije kugira ngo basuzume igitabo cyahumetswe n'Imana n'icyahumetswe n'Imana. Uvuga ngo ibitabo 66 nibyo byuzuje ibisabwa kugira ngo igitabo cyitwe ko cyahumetswe n'Imana. Ibindi bishobora kuba ibitabo historique bya Makabe, okay? Souvent ngo ni ibinyoma gusa biri mu rwego rw'ibitabo by'amateka, nk'uko n'undi muntu yakwandika amateka. Ariko ibitabo 66 nibyo bitabo bifite ubuhamya ko ari Imana bihumetse, kuko hari izindi Bibiliya zifite ibitabo 72. Ibyo 6 bindi byavuye. Hari indi Bibiliya ifite ibitabo 72 nimba utarubizi, n'ibyo 6 byavuye. Ibi nibyo Umwuka Wera yamije ko ari byo byahumetswe n'Imana. Donc aba nibo Imana yatoranije bandika ibitabo by'ijambo ryayo. Amen. Ibi birizerwa 100% ko ari ijambo ry'Imana. Donc le canon, il va byita les livres canonisés. Ibitabo bizira inenge, ni ibitabo byahumetswe n'Imana. Biriya 6 bindi biri mu zindi Bibiliya ntabwo tujya kuvuga ngo ni ibinyoma, oya. Ça peut être par exemple Makabe, ni histoire yabaye hagati ya Malaki na Matayo, hanyuze mu myaka 400. Nushaka kumenya ibyabaye muri Palestina muri myaka 400. Amen. Imana imaze gufunga isano ryake rya kera, hasigaye isozwa ryaryo. Tugenda kureba abito ba Makabe. Mwabibise. Donc ni ibitabo biri historique ngibyo. Ibi byo biri fiable 100%. Amen. Ibi biri trustworthy, ibi ushobora kubyizera. Yuda rero ninde? Tubaza kubabwira impamvu batamushize imbere ya Matayo cyangwa mushyira ahandi. Mwibaza ko ibitabo babipanzeho hazara? Ese ni ordre alphabétique? None se kuki babipanze gutyo? Nawe bifite impamvu yabyo. Amen. Haleluya. Yuda arivuga ubwe,
arivuga ariko utazi Bibiliya neza ntashobora kumenya ibyo avuga. Arivuga imyirondoro yavuga uwo ari we hariya Yuda igice cya mbere ku murongo wa mbere. Mwumvise impamvu dufite ibitabo 66 nituge 72 ntago tujya kuvuga ngo biriya ngo ni ibinyoma sibyo. Ariko ibi nibyo des livres canonisés, ibitabo bitagatifu 100% byemezwa ko umukara bihumetse. Niyo mpamvu urabisoma gutya n'amadayimoni arataka akiruka kuko umukara bihumetse. Alors Yuda aravuga iki? Nsomera inete mukundu hariya. Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo. Amen. Mwene se wande? Wa Yakobo. Wa Yakobo. Avuze mwene se wa Yakobo kuko azi ko bose Yakobo baramuzi. Uvugwa hano ntabwo ari Yakobo uriya muhungu wa Zebedayo, uriya avukanaga na Yohana. Soma Matayo 13:55 uraza kubona uwo Yakobo avugwa ari we. Matayo 13:55. Mbese harya si wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Amen. Voilà, ni Yakobo avugwa rero. Cyangwa musome context yose kugira ngo duhere ku murongo. Amen. Wa 53 tugeze kuri 58. Impamvu bavuze aya magambo. Yesu amaze kubacira iyo migani avayo ajya mu gihugu cy'iwabo, aheraho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati, ubu bwenge n'ibi bitangaza uyu yabikuye he? Mbese harya si we wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi abitewe n'uko batamwizeye. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo mu bavandimwe ba Yesu arwita Yakobo. Mu Gifaransa bamwita demi frère. Amen. Kubera ko ntibasangiye ababyeyi bombi mu buryo bwa kimuntu. Amen. Haleluya. Yesu asangiye na Yakobo mama Maria. Kubera ko se atavuze directement ngo ni jyewe Yuda umuvandimwe wa Yesu. Kubera ko atabivuze. Uko ntabwo yari kuba beshe. Kubera ko atabivuze. L'humilité. Kucya bugufi. Vomye abivuge indirectement. Ariko iyo bari wowe nanjye, iyo niyo yari kuba identité yacu. Watwibwira je mvukana na Yesu, niko twari kujya kuvuga. Kubera kamere zacu zikunda kwishira imbere. Mubise ko yavuze kuko arabizi ko yabivuze yabirangije, kuko Yakobo baramuzi. Mumvise mu bahungu ba Mariya na Yosefu harimo Yakobo na Yuda. Uyuda ni uyu rero. Ongera dusome 55. Nusome igitabo cya Yuda uzazimenya Yuda wari we. Avukana n'umwami wacu. Mbese harya si we wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Amen. Voilà. Ni Yuda rero. Iki gitabo cya Yuda cyanditswe n'umuvandimwe wa Yesu. Nugira ngo byumvikane ko atari ndi Yuda atanze reference
ubona iyo ugiye gusaba akazi bagusaba ngo 3 personnes de référence, ngo andika abantu batatu bakuzi dushobora kubabaza ibyawe. Atanze reference izwi, uhita umenya ko ari umuvandimwe wa Yesu, demi frère de Jésus. Amen. Igitabo cyanditse hagati y'umwaka 60 na 80. Burya wowe umva biguhagije gusa gusoma Matayo 12. No, ukiye kumenya buriya na datation nayo ifite ikivuga. Imana ishimwe. Ni ukuvuga igitabo cya Yuda cyanditse hagati y'umwaka 60 na 80. None intego y'icyo gitabo ni iyihe? Intego y'icyo gitabo ni igitabo kirimo ubuhanuzi, ni igitabo kivuga ku bizaranga itorero ry'Imana mu gihe cy'iherezo, icyo bita apostazi. Ni ukuvuga ngo Yohana aravuga, tuza kubisoma, ngo abo bari muri twe ariko ntago baraba abacu. Niko Yohana avuga. Yavuga umwuka wa Antikristo. Tumere Yohana wa mbere 2:19. Abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Amen. Ku murongo wa 18. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka aba Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Amen. Hano Yohana aravuga ngo mu itorero rikinatangira mu kinyejana cya mbere hari abantu bari mu itorero ariko badakoreshwa n'umwuka w'Imana, ariko n'umwuka wa Antikristo. Hanyuma bashigwa ku mugaragaro, bava mu itorero. Hanyuma bajya kwihana. No, bahinduka abanzi b'itorero, abanzi b'ukuri. Ngo itorero rigitangira, ingorane zagagaye muri ryo. Satani yahise ahagurutsa ibikoresho bye. Muribuka umugani Yesu yavuze ngo umugani w'urumamfu niki? Nururo. Ngo urumamfu n'abana wa mubi. Nivuga ngo rero itorero no mu ntangiriro yaryo bose nago bari batagatifu, harimo ibikoresho bya Satani. Yohana avuga ngo rero impamvu bavuye mu itorero nago bari abacu, kuko umwuka ubarimo ntabwo ari umwuka turimo. Yuda rero aravuga iki? Aravuga ngo binjiye mu itorero. Mu gihe Yohana yandikaga aravuga ikibi cyari mu itorero, umwuka aragigaragaza, none kirasohoka. Abo rero bahinduka rero abarwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bari hanze y'itorero. Ils sont sortis, baragiye. Satani rero yabonye rero abo bavumbuwe rero ahita azana abandi bakinjira. Bariya bari bahari dès le début, bari mu itorero. Hanyuma umwuka wa Antikristo arabafata, umwuka w'ibinyoma, noneho basohoka mu itorero, bahinduka rero itsinda rirwanya itorero. Muzi ko itorero ngo niyo y'ukuri gushigikiye. Nuvuga ngo barwanya rero
doctrine y'umwami, bagoreka amagambo y'Imana. Hanyuma Yuda we aravuga iki? Yuda umurongo wa 4 n'uwa 5. kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Amen. Guma abase bari baririmo no, abambere bari baririmo, aba baraseseye. Amen. Aba rero baseseye rero nibo bari très dangereux, niko Yuda avuga. Abo rero nibo Yuda avuga ko bazana apostazi. Apostazi ni ikintu gituma abantu bava mu byizerwa by'ukuri, ukwizera nyakuri ukagutera umugongo. Murumva aho bitandukaniye? Yohana aravuga ngo bari muri twe, nuvuga ngo bari mu itoro kuva na mbere rikivuka. Hanyuma rero umukara agaragaza ko umuku barimo ntabwo ari uw'Imana, noneho bava mu itorero bahinduka abanzi baryo. Aba rero Yuda avuga ngo nabari hanze barasesera, nuvuga ngo ntago baje bakizwa nkuko birivuga, baraje biyoberanya, barihindura ko bakijijwe nabo, ariko ari umwanzi ubatumye mu itorero kugira ngo noneho barivane mu kwizera nyako. Mwabyumvise? Mu bitandukanye ibyo, abambere bari mu itorero rikitangira, hanyuma baza guhinyuka nyuma. Aba banyuma Yuda avuga bari hanze itorero barasesera, barinjira bafite intention mbi. Amadayimoni yari bababwiye ngo mugende, nabo bakigira abarokore, bakigira abana b'Imana. Kumbe ntabwo ari abana b'Imana, n'abana b'inshira, les enfants du serpent. Wenda hano uramenya Yuda aho ashaka kutuganisha, ndio ndaguha le cadre. Amen. Ndaguha cadre yo kumva Yuda ibyo avuga. Waza kumva impamvu igitabo cya Yuda gikwiye kwigishwa muri iki gihe mu itorero ry'Imana. Amen. Nuvuga abanzi bashobora kuba mbere bari mu itorero, sibyo? Ariko mu bisanzwe bafite imbuto y'abamubi. None ibihe bikazabahinyuza bakariva mu itorero, no bagahinduka abanzi baryo bari hanze. Hanyuma hari n'abasesera, ntago bari muri ryo bagasesera, hanyuma bakinjira, Satani akabakoresha bari indani, noneho bari mu buryarya, hanyuma kugira ngo bagushe ukwizera nyakwizera mu mitima y'abantu, les fidèles de Dieu, abizerwa b'Imana. Amen. None reka rero atubwire Yuda impamvu yanditse aya magambo umwuka yari yamukoresheje. Umurongo wa 3 dusome twumve. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Amen. Amen. We intego yari afite kwari kwandika ku bijyanye n'agakiza, ariko umwuka wera arahindura gahunda, aramubwira ahubwo nashaka yuko wandika ku bijyanye no kwizera kwahawe abera bose rimwe gusa. Wabyumvise hano? We yari afite intego yo kwandika kuri iki? Ku gakiza. Hanyuma aravuga ngo no, yikene no kwandika ku kwizera.
ariko umurongo wa kabiri yabanje gusabira umugisha ubwoko bw'Imana. Umurongo wa kabiri, imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Amen. amen. Rero ukiye kumenya rero ibyo tuza kureba nyuma ni ubuhanuzi rero bw'ibizaba ku itorero mu gihe cy'iherezo, aricyo gihe turimo. Ariko bumvise ko bimeze, ni ukuvuga ngo itorero ryagize abanzi b'uburyo bungahe? Bubiri. Abanzi ba mbere b'itorero bari imbere, batangiranye naryo, hanyuma mu nyuma umwuka arabagaragaza. Abanzi ba kabiri bava hehe? Hanze bagasesera. Abo rero nibo Yuda ari bwibandeho cyane, kuko abo nibo bazana icyo bita apostasie, l'abandon de la foi, gutera umugongo kwizera kuzima. Abantu bagasira bafite ishusho yo kwizera, ariko kwizera kuzima nako. Kugeza aho birumvikana. Umwuka rero araza gutangira kuvuga n'uburakari bwinshi, iyo bita une sainte colère, uburakari bwinshi ku byerekeye abantu bazazana apostazi mu itorero, bazazana kurwanya ukwizera nyako mu gihe cy'iherezo, akanavuga n'ingaruka zizababaho. Amen. Okay, mwumvise Yuda ninde? Umuvandimwe wa Yesu. Igitabo cyanditse ryari hagati mu mwaka 60 na 80. Intego yari yihe? Mbere na mbere ashatse kwandika ku byerekeye agakiza. Umwuka rero aravuga ati no, igikenewe andika ku byerekeye kwizera. Uko kwizera bakumenye neza, kuko niko Satani atagetinga, niko Satani atumbiriye gusenya uko kwizera. Ngo la foi transmise une fois pour toutes. Vangu ukwizera kwahawe abera, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kongereza ikintu na kimwe cyangwa kugabanya. Nta bindi uzavumbura uzazana ku byerekeye kwizera. Icyo dukwiye kwizera, uwo dukwiye kwizera, nta bikwiye kugabanya, nta bikwiye kongereza. Ntuzagire uvuga ngo ngo narose amayerekwa, ngo nari ubuvumo. Ntabwo bibaho. Ibyo dukwiye kwizera, uwo dukwiye kwizera, byatanzwe rimwe gusa, une fois pour toutes. Musurinye ibyo, nta bindi. Kuvuga ngo babandi rero bashaka kuvuga ko bafite ibindi bazanye. Abo rero baseseye, bashatse kuvuga ko ari ibindi bazanye. Uzabona no mu maeglise locale, uzabona abantu ngo ari ibindi ngo bayishuriwe, ngo hindi bazanye. Nimujya mubibona se? Ngo pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ibyo jambo murishire, nibaza ko muri abantu kubyanditse. Mugiye ndavuze gute? Byo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Voilà. Murabyumva? Ibyo tukwiye kwizera, uwo dukwiye kwizera, nta bindi twongereza, nta n'ibyo tugabanya. Ibindi bizaba ari daimoni zagufasha, bizaba ari daimoni yagufashe kugira ngo igukoreshe ibyo ishaka, nta bindi bihari. Okay? C'est terrible. Ngo the faith that was once for all entrusted to the saints. Once for all. Lakini ongezaho. Once for all. Une fois pour toutes. Uwo twizera ninde? Ni Yesu. Ibyo twizera ni biki? Ijambo rye, nta bindi. Nuzana ibindi, wowe uzaba uri muri babandi tuza kureba hano bizababaho. Uzaba uri mu les apostats, uzaba uri mu bantu bazanye kuramversa kwizera nyako, ugucurike mu bantu cyangwa gusenye. Ukwiye kubimenya, nta yindi revelation ukwiye kuzana. Nta yindi revelation.
nujya kwizana uzawigerekaho amakara. Turaza kubibona hano. Ibi nawe mubisurinye, once for all, une fois pour toutes, ndimwe rukumbi kugeza iteka ryose. Nta wundi tukwiye kwizera, nta n'ibindi tukwiye kwizera atari amagambo y'Imana. Amen. Ari muri Bibiliya. Ibyo uza kuzana hariya ngo weretswe ngo ibiki byo ni byawe. Uzaba witeze ku iherezo ibyo Yuda umukara ari umuvugiremo hano. Mwayumvise? Nimusurinye once for all, very important. Une fois pour toutes. La foi transmise une fois pour toutes. Nta bindi bihari. Ukwizera kwahawe abera kuruzuye kurihagije. Nta bintu uzana bya revelation zawe n'ibiki byose. Byanya bingi bikwereka ibintu nijoro, amutangiye kwizera ibindi bintu. Utangiye kudevelopa doctrine zawe. Zawe ari ikibazo gikomeye. Amen. Kwizera kwacu gushingiye kuki? Kuri Yesu n'ibyanditswe byera, nta kindi. Nta bindi tukwiye kuzana. Nta bindi tukwiye kongereza, nta bindi tukwiye kugabanya. Birahagije. Imana ishimwe. Haleluya. Uzaza kubwira ibindi azaba ari muri aba bantu Yuda ari buvuge noneho. Mbere ko dufata iminota yo gusenga, reka tubanze twumve ibyo avuga. Komeza rero abo bantu bavuge ku murongo wa 5. Turatangiye kuri bande? Abo basesera. Ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko Umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo. Ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko na ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli, ariwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati, Umwami Imana iguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi. Babwirijwe na kamere yabo barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda. Urakoze, turakomeza. Mumva amagambo yose? Araza kuba amagambo akarishe. Amen. Icyambere ariho kuburira. Umwuka wera muri Yuda araburira. Amen. Haleluya. Araburira. Avertissement. Warning. Araburira. Amen. Araburira abari mu itorero kugira ngo birinde batabayobya, nabo ubwabo ntibafatwe na dayimoni batangire kuyobya abantu. Very very important. Cyane muri iyi minsi hari ibiyobya byinshi. Hari ibintu byinshi biyobya abantu. Amen. Ni ukuvuga Yuda araburira ku byerekeye icyago kizaba mu itorero, kizanywe n'abo basesera boherejwe n'imyuka mibi kugira ngo bazanye inyigisho ziyobya. Noneho akanaburira
abakiri bazima mu itorero ndetse nabo ingaruka zibategereje. Niyo mpamvu Yuda yashizwe mbere y'ibyahishe Yohana. Kubera iki? Kubera ko Yuda aravuga ikibi mu itorero ukuntu cyatangiye n'ukuntu kizakura kugeza kwiherezo, hanyuma ibyahishe Yohana bikavuga icyo Imana izabikorera, jugement. Niyo mpamvu Yuda niyo ikurikirwa n'ibyahishe Yohana. Yuda arahanura ikibi cyatangiye mu itangiriro itorero rikivuka, ubu bizagenda gikura n'inkomoko yacyo n'icyo ari cyo kugeza ku iherezo, hanyuma ibyahishe Yohana bigahishura gushyirwaho iteka ry'ubwo bugome buzaba bwarakuze mu itorero, bwaratangiranye naryo. Petero aravuga icyaha kizaba mu itorero, hanyuma Yuda akavuga l'apostasie, akavuga ibyo kugwa mu byo kwizera, gutera umugongo kwizera kuzima. Wowe ati ariko je ntago biramfata, ukwiye kuba maso umenya se igihe yagufatiye. Yuda avuze iki mu kuburira? Atanze urugero rw'Abaheburayo, abagomeye Imana b'Abaheburayo bavuye muri Egiputa, Imana yabaciriwe iteka. Kiretse babiri gusa, Kalebu na Yosuwa, nibo binjiye mu isezerano n'abana babo, abo bagomeye Imana. Ariho aratanga urugero, avuga ngo arakora un tableau historique, arerekana mu mateka ko Imana itigiye yihanganira ibyaha no kutizera ijambo ryayo, kugira ngo bitubere twebwe iki akabarore isomo. Komeza. Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahumbuka birukanka batirinda, bakiruha mu cyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza. Itorero mu gihe ko itorero ryagaragaza agape, mu gihe basangira nabo baba bahari bari muri bo, mumva ko nabo bari muri iyo communion mu busabane, kandi imyuka si imwe. Bigaburira badatinya, ni ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga, ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byaranduwe. Ni umuraba wo mu nyanja ushega, babiri ifuro ari ryo ibiteye isoni byabo, ni inyenyeri zizerera zibikiye umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Henoki wa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Abo ni abitotomba, ni ababubura bagenda bakurikiza irari ryabo. Akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuramo indamu. Amen. Murumva yatanze liste itari ntoya. Mwumvise Umwuka Wera aravuga mu mateka abantu bamwe baranzwe n'uwo mwuka. Aravuga ba Balamu, avuga ba Kora, kandi bose bafite ikintu cyabaranze. Balamu murumva ko we ukuri akugurisha indamu, kuko Balamu kubw'indamu yaje gucirwaho iteka, inkota ya Mose iramurya, Imana iramujija Balamu. Balamu rero yabaye icyitegererezo cy'umuntu ari mu by'Imana, ariko iby'indamu akaba arashira
imbere. Hanyuma bavuze Kora. Kora muramuzi, na Biramu na Dotani murabazi. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze Kora bavuga rebellion, bavuga kwigomeka ku Mana na autorité yayo. Aho bose ngo nabo nyine basesera. Amen. Ukumuka bavuze mwabyumvise, yafashe urugero rw'ibintu bitandukanye, ngo inyenyeri zirera, ngo umwijima w'icuraburindi niwo bategereje. Hanyuma bavuga ngo Enoki yarahanuye ibyabo. Enoki uriya muya musoma Enoki. Amen. Uwa karindwi kuva kuri Adamu, ngo yahanuye ibyabo. Uvuga ngo rero Yuda, umwuka wera muri Yuda ariho arahanura ibyo mu gihe cy'iherezo, iri apostazi izaba. Mu gihe cy'iherezo hazaba mu itorero ry'Imana inyigisho nyinshi ziyobya, zizana biriya bintu yavuze hariya. Hazaba ari ba Balamu, hazaba ari bakora, bazaba bari mu itorero. Amen. Hazaba harimo abarimo umwuka wa Kayini, ngo baza kurya inzira ya Kayini. Nuvuga ngo abo bose Bibiliya yavuze mu Isezerano rya kera baranzwemo n'umwuka wo kurwanya Imana n'ibyayo, no kuyobya ubwoko bw'Imana. Ngo mu gihe cy'iherezo iyo myuka yose izakora, kandi nikora intego zababwira ngo bazane itorero muri apostazi, barizane mu kureka kwizera kwa kundi kwahawe abera rimwe gusa. Izi mbaraga zikorera muri aba bantu zishaka iki? Gusenya ukwizera nyako. Tugarukira mu murongo wa 4, ari bivugwa hariya mu murongo wa 4. Kuko hariho bamwe ubukristu nimwe baze ngo ubukristu ni ukumenya gusoma verset biblique. Ntabwo ari byo. Kristo ni ukumenya umwuka ukoramo, nuwe muka nuwe mukoreramo. Kuko ntabwo agakiza twakira amagambo gusa, agakiza twakira umwuka. None nuwe muka ukoreramo. Wana Paulo yandikiye abakorinto, arabwira ngo mu kwizera ubundi butumwa, mu kwizera ubundi Yesu mwakiriye undi mwuka. None agakiza ni umwuka twakira, umwuka w'Imana, umwuka w'ukuri. None wowe ukwiye kureba umwuka ukurimo nuwuhe mu Kristo bwawe. Nimba ugenda mu bwigomeke, ntabwo urinda kwibaza ngo umwuka ukoreramo, ni umwuka wakora. Nimba ijambo ry'Imana rizima utajya uryemera, ugihimbira ibyawe, umenye ko wowe murabyumva urakorerwamo n'imyuka iyobya. Amen. Haleluya. Imyuka iyobya ni gukoreramo, nk'uko bagiye boneka abantu benshi bagiye bigisha ibintu bitajyanye n'ukuri tuza kubona hano. Amen. Nimba ari indamu ukurikira, urumva ko wowe ariko cyane cyane ukaba unakoreshwa. Aho ndashaka kuvuga abintu bitwa abakozi b'Imana, bakavuga ngo bafite ubuhanuzi, baratanga ubuhanuzi n'iki, bagamije indamu. Bariya nimwibaze umwuka bakoreramo ni wa Balamu. Niko bimeze. Amen. Haleluya. Hariya ku murongo wa 4 ari ijambo riri nshaka ko tuvugaho mbere ko dufata umwanya wo gusenga. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe, rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Amen. Mu Kinyarwanda mushobora kunyumva neza, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Nuvuga ngo ubuntu abo bantu
babukoresha nko kutagira rutangira mu myitwarire yabo. Ntabwo mujya mubyumva? Amazing grace. Ntacyo babwira? Nibi. Kuko ubuntu ntabwo buduha lisansi, apara lisansi yo mu mashuri. Iyo bavuze lisansi bavuga umudendezo. Ntabwo bibaha umudendezo wo gukora ibyo mwishakiye ngo ubuntu bwaraje. Niko Tito avuga. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Tumve ubuntu bw'Imana nimba butwe aribwo buduha umudendezo wo gukora ibyaha. Tito ibice 2 gore ku 11 kugeza kuri 15. Hano tugarukira tufate banya gusenga. Kandi ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kuri butwigisha kuba ibyigenge. Kuko bariya baseseye bo baracuritse ubuntu, noneho barishora bagashora n'abandi kutongera kumvira ijambo ry'Imana, kutongera kuba munsi ya le joug. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jye abarushye n'abaremewe mwese kugira ngo mbaruhure munyigireho, sibyo? Mwikoreze inkata yanjye ntabwo yo ibabaza. Tuba ngo Yesu adutura imitwaro y'ibyaha n'ibiki byose bituvuna, ariko ntabwo atureka gutyo. Hari nawe afite umutwaro aduha, sibyo? Umutwaro aduha ni iki? C'est vivre sous l'obéissance et dans l'obéissance. Kubaho, amen, muri cadre ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo gukizwa ntabwo bikuvanaho imitwaro gusa y'ibyaha n'ibiki byose, ahubwo Imana mu cyimbo cyo mitwaro ikumereye nabi, Imana iguha uwayo. Uwayo no kuvuga iki? Ntabwo ubushake bwawe bujyaho ubushaka. Ubushake bwawe burafatwa mbiri n'ijambo ry'Imana. Iyo niyo juge ya Yesu rero. Aba rero baravuga bati ubuntu bwaraje, il n'y a plus de condamnation, nta gihano kitukiriho, byose Yesu yarabyikoreye, noneho turafite freedom. Freedom yiki? Gukora ibyo kamere yawe ishaka. Bene ubwo Kristo ntabwo muri bubona. Ngo jewe ngo ndi umudendezo. Ntabwo yamubona. Naba bantu nyine ni imyuka. Ntibashaka jugu ya Yesu. Oyibise. Yoke ya Satani irababaza, ariko ya Yesu iroroshye. Ni kuvuga ngo nukumvira Imana biguha amahoro, biguha ahubwo umudendezo w'ukuri. Mubise? Il change la grâce. Il change la grâce de Dieu en dissolution, en désordre moral. Donc, ils sont moralement débridés. Nuvuga ngo ntabwo nuvuga ngo nibyigenge. Gusambana okay, inzoga okay, ibiki byose ibi byose mubona byisi Imana ireba mu mutima ntireba hanze. Matatu muri byose ibi byose mubona uno munsi, sibyo? By'ubukristo bw'uno munsi bugenda nk'uko isi igenda, n'uyu mwuka hano. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Ubuntu bw'Imana bukaba urwitwazo bwo kubangusha ugushaka. Umwuka yarabivuze mu gihe cya Yuda, ariko turabibamo kuko igihe cya Yuda kirimo ubuhanuzi. Uyu munsi niko bimeze. Uyu munsi turi muri uwo murongo wa 4, kandi twumvise ko ubuntu bw'Imana ahubwo aho kugira ngo buduhe umudendezo wo gukora ibyo dushakiye, ahubwo soma mvu ubuntu bw'Imana cyo gukora. Butwigisha kureka kutubaha Imana. Butwigisha kureka kutubaha Imana. Komeza. Irari ry'ibyisi. N'irari ry'ibyisi. Bukatwigisha kujya twirinda. Bukatwigisha kujya twirinda. Dukiranuka.
twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure iki mu bugome bwose kandi yuhagira abantu kugira ngo habe ubwoko bwe bwite atari ubwoko buvanzwe n'isi. Amen. Bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Je reviens toujours, imirimo ukwiza kutagira imirimo wagupfuye, ishyaka ry'imirimo myiza. Amen. Nashaka waze bene urarangije. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugurire, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntakagire ugusuzugura. Amen. Agasuzuguro se ni kuzuye se, kabwira abantu ibi ijambo ry'Imana bagakureba gutyo, isomoke de toi. Ni imyuka y'abadayimoni. Abantu kigiye abantu benshi buzuye imyuka y'abadayimoni nko mu matorero. None se ni utuma ninde umuntu niki gituma abo bantu batumva ijambo ry'Imana kandi bitwahore mu itorero? Niyo myuka. Mumvise rero, nuvuga ngo ba bantu baseseye bazanye imyuka ituma ubuntu bw'Imana baburindurwi ugwitwazo bwo gukora iyo kamere yabo ishaka. Bikabyara iki? Bikabyara itorero ririmo abakristu badafite icyo batandukanyeho n'isi. Bivuga ngo rero ntibashobora gutwara ubuhamya kuko ubuzima bwabo bumeze nk'ubuzima bwo mu isi. Bayumvise? Imyambarire ni ya yindi, ibyo bakora ku mibiri yabo ntibya bindi. Bayumvise? Noneho ukareba ukabona nta tandukaniro rihari hagati yabo bari mu itorero nabo bo mu isi. Nicyo kibazo. Nicyo kibazo. Yuda mu mwuka yahanuye ko itorero ryo mu gihe cy'iherezo ryegereye ibyahishuwe. Amen. Cyane cyane kuva ku murongo kuva mu gice cya 6 cy'ibyahishuwe Yohana aho atangira jugement. Les 7 sceaux. Bibiliya ifatanyije umuzingo w'igitabo w'irindwi. Jugement. Apocalypse 6, jugement commence. Amanota aratangiye. Igihe sinabibabwiye se. Ariko baza ko kunesha iyi si turimo, baza ko ari umukezo. Iyi si ya none turimo 2024. Isi yarinjiye mu itorero. L'église pense comme le monde. Amaturo menshi igiye batekereza nk'uko isi itekereza. Babiyevinga nk'isi, bitwara nk'isi. Muzarebe, il copie les chants du monde, bakopia indirimbo zo mu isi, uko zitambwa, uko zirimbwa, bikajya mu itorero. Ngo itorero ngo rirashaka kuresha abisi mu gukora nkabo. Ntibubona se? Ni ibi rero Yuda yari waranura. Yuko itorero ryo mu giherezo rizaba ari itorero ririmo esprit apostasie, umwuka wo kurwanya ukwizeranya nyako gushingiye muri biriya Paulo yandikiye Tito ice 2 11 15. Kuriya niko kwizera nyako. Nimba gugukoreramo biriya bintu kwiye kukuranga. Biriya nimba bitakuranga kwizera wabakiriye ntabwo ariko. Wewe wakiriye umwuka wa apostasie. Wakiriye umwuka wakuvangiye mu byo kwizera. Kwizera kutazana umuntu kubaha Imana no kwezwa no kwera mu ngeso ze. No kubaha Imana. Ko ntabwo ari kwizera kwa kuningo kwatanzwe rimwe kubera bose. Imana ishimwe. Mwakurikiye. Amen. Ils ont changé la grâce
de Dieu en dissolution. Bahinduye kwizera nyako kw'Imana baguhindura kujya mu buzima bw'ibiso biteye isoni. Ngo kubera ko ubuntu bwasaze dushobora gukora ibyo twishakiye ni umudendezo. Amazing what? Grace. So we can do whatever we want because we get freedom from Jesus to do to obey to our flesh desires. Ariko ngo condamnation y'abo bantu, condamnation, jugement, urubanza bajya kigo ngo rwanditswe kuva kera. Iyo biteye ubwoba ngo la condamnation est écrite depuis longtemps. Ngo abo bantu bose ngo Imana yaramaze kwandika kera ibizababaho. Byaranditswe kera ibizabaho. Barakina n'ibidakinishwa. Barakina n'ibidakinishwa. Leur condamnation a été écrite depuis longtemps. Kera. Murumva rero igitabo cya Yuda kiri d'actualité, ni igitabo cy'uno munsi. Kikwiye kwigishwa uno munsi. Kubera ko itorero yaravangiwe, yaratewe. Ntabwo ari umwuka w'Imana gusa akora amatorero. Indi myuka yarinjiye. Izana apostasie. Izana kuva mu byizerwa. Apostasie veut dire l'abandon de la foi, la véritable foi. Gutera umugongo kwizera nyako. Abantu b'iki gihe Satani yarabafashe mbiri. Niyo mpamvu biragoye kumva abakristo benshi ntago bumvira ijambo ry'Imana. Bo bashaka kumvira ibyo bashaka kumva bo. Wewe Imana irababwira ibi bo bakakira ibyo bishakira kwakira. Nuko Imana kugira ngo inzoga nimbi nimbi nawe gatuvuga kandi biranditse inzoga nimbi ni urugero mbahaye. Nawe kavuga ati takugiye numva ko hari igihe kaba gakenewe karagusinziriza. Iyo ufite ibibazo cyangwa iyo hari imbeho karagushusha. Iyo ufite argument nk'izo muri wowe niki yakoreramo umuka ugomera Imana. N'urugero mbahaye umuka ugomera Imana niyo biba yagufasha. Muri baza ko Imana nitinda kuvuga nk'imyaka 2 ibintu bizaba byafashe n'umurongo. Ibintu byose umuntu akora Imana yabujije. Ntabwo uzarindira igihe kizuka ngo uhanwe. Ingaruka urazibamo byanga bikunda. Ijambo ry'Imana iyo uryubashe ingaruka nziza irakubaho. Apana gusige kizuka ngo uzagororerwa amakamba. No muri yisi ingaruka irakubaho. No kutumvira ijambo ry'Imana iyo rero yose riva kuba ry'Imana. Ingaruka zirahari. Apana igihe kizuka gusa n'ubu muri ubuzima turimo. Tufate iminota 10. Dusenge dutekereza kuri ibi. Kandi nawe urebe ubuzima bwawe paraporo y'isi. Utandukanye nayo he? Niki gutandukanya n'isi? Niki wavuga ngo jewe ntago ndi uw'isi? Il faut étaler ça, il faut justifier ça. Ubwawe uvuga uti jewe rwose ntago ari umwuka w'isi nkoreramo. Jewe nakira umwuka w'Imana. Comment ça? Ngwino hano dusobanurire. Wibonera hehe? Ni kwemeza ko atari umwuka w'isi kurimo. Ni biki? Wibonera hehe? C'est ça le problème. Ukwiye kubanza kureba se koko jewe nduw'isi si nduw'isi. Ubirebera he? Ariko twamaze kubaha ibipimo. Tito ibice 2 11-15 ni igipimo. Ntiwireberemo nimba uri uw'isi cyangwa utari uw'isi. Amen. Kuko turaba mu biyo ya confusion. Imyuka yarinjije imitorero, imyuka ya apostasie yarinjije itorero nkuko ijambo ry'Imana muri Yuda ryabihanuye.
ku itorero ryo mu gihe cyerezo rizaba rifite ingorane yuko rizaterwa n'abadayimoni b'apostazi. Kwizera nyako bazagupinga. Abantu baziremera kwizera kwabo, baziremera definition yindi yo kwizera. Bayibizi ibafavoriza muri ubwo buzima bwabo bwo kurarikira iby'umubiri. Bayibize deja uyu munsi niko bimeze. Abavuga butumwa nkatwe ntago bumvwa n'abantu benshi, kubera yuko twe turababwira iby'umukara ashaka ko bumva. Ahubwo abantu uyu munsi bari mu muka w'isi bakita abakozi b'Imana, bagaha abantu ibijyanye n'amarari yabo. Abo bantu bafite ibihumbi bakurikira. C'est ça en fait la vérité. Ariko ngo condamnation yabo yaranditse kuva kera. Imana yaranditse iteka rizabacira. Ibi ni by'akanya gato. Arabashuka abantu, arabashukwa nabo baberekeza aho bahengamiye. Nabo bose ingaruka zizabazaho. Mwabyumvise? Niyo mpamvu iki gitabo cya Yuda ni igitabo très important bakwiye gusoma. Ega ntabwo turarangiza, byinshi biracyahari. Sinababwiye ko ari igitabo gito ariko kirimo ibintu byinshi bikomeye. Mwumvise ngo na Enoke yadusiga ubuhanuzi. Mugeze mubona igitabo cya Enoke, ariko umukara yavuze ko Enoke mu gihe cye yarahanuye. Ahanura ibyo mu kiye gihe cyacu. Uriya Enoke uriya yatwawe atanyuze mu rupfu. Uriya na Eliya bajya batuma avuga iwabo wabamwe, nawe yarahanuye. Iki gihe turimo yaragihanuye. Tufate iminota 10.